Abaturage batuye mu Rwampara mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge baravuga ko bangayikishijwe cyane na ruhurura iri muri aka gace, bavuga ko bitewe n'uburyo imeze ishobora guteza abaturage bahituriye ibibazo harimo n'ibyago bikomeye. Abaturage bakaba bavuga ko bitewe n'uko ibihe by'imvura byatangiye bafite impungenge z'uko hashobora kugwamo abantu cyane cyane abana, kuko ngo no mu minsi yashize ari abantu bagiye bayigwamo ndetse bakasiga ubuzima. Urabona nk'igihe tugezemo cyane cyane iyi ruhurura urabona ko yagiye isenya amazu, kandi hari abana bato, hari abantu benshi b'ababyeyi bakuze, nko kwambuka nijoro cyangwa se igihe imvura yaguye usanga ari ikibazo. Usanga abantu bavuye guhaha cyangwa n'abatari bajya guhaha bari mu rugo, usanga ari ikibazo gikomeye cyane kuba bakambuka iyi ruhurura. Ikindi cya kabiri, amazu yaragiye, hari abantu benshi bimutse nk'anga dutuye hano muri karitsiye. Urabona ufremye hariya ni kwa Mama Nema, harasenyutse, abantu bari baryamye nijoro, ibitanda biragenda, abana baragenda. Amahirwe nuko Imana yakinze amaboko. Abana bamwe bagiye bayikomerekeramo, abandi banayipfiriyemo ariko batarenze babiri. Abo ni abantu mvuga bazwi aho bita kwa Haji Jumapili no kwa Jomba. Ibyo byose ni ikindi ingaruka za ruhurura. Ngo ni kenshi bagiye bemererwa ko ruhurura igiye gutunganywa neza, ariko bagategereza bagaheba. Ubu bakaba basaba inzego z'ubuyobozi kubafasha bakareba icyakorerwa iyi ruhurura ku buryo abayituriye batakomeza kuyishisha bitewe n'imiterere yayo. Ruhurura bigeze kutwizeza ko bazaza kuyikora, menyashize kuva naza hano mamaze imyaka 3. Nabaye nyagera baraje kugeza ubu ngubu ntago bari bongera kugaruka bagira icyo babivugaho. Twifuza tugomba gusaba nka leta y'ubumwe yakoze byinshi, nidufashe nk'uko iri gukora ibyerekeranye n'iterambere ry'imihanda, inadufashe idukorere n'iyi ruhurura. Bwana Vedaste Nsabimana, umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge wungirije ushinzwe ubukungu, yavuze ko iyi ruhurura bayizi, ariko bitewe n'ubushobozi ndetse n'ingengo y'imari y'akarere itahita ikorwa kuko hari izindi ziri gutunganywa kandi nazo zari ziteje ibibazo mu baturage. Niyo ya Rwampara hari n'izindi zitandukanye dufite mu karere, ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi tudashobora kubasha gukorera icyarimwe. Nkubwira ko uko ubushobozi bugenda buboneka niko tugenda dukora ruhurura ku buryo butandukanye. Hari izo twikorera nk'akarere, hakaba n'izo umujyi wa Kigali udukorera. Ubu tuvugana hari ruhurura iri mu murenge wa Muhima, iyo umanutse aha Sainte Famille nini cyane, turimo gukorerwa n'umujyi wa Kigali. Hari y'Akabasengerezi, hari indi iri mu murenge wa Nyamirambo nayo turimo gukora. Uyu ingengo y'imari y'umwaka ushize twakoze ruhurura muri Kimisagara, ngira ngo murabizi Yakobe, nta muntu utuye muri uyu mujyi utayizi, yari iteye ubwoba. Ibyo byose si ukwanga gufasha abaturage bacu, ahubwo ni ikibazo cy'ingengo y'imari tugenda duhuza n'ubushobozi. Iyo nayo rero rwose icyo twabwira abaturage ni uko tuyizi, ariko ingengo y'imari niboneka nayo izakorwa nk'uko tugenda dukora izindi zitandukanye. Umuyobozi akomeza avuga ko icyo bagiye gukora ari inyigo y'iyi ruhurura, mu gihe bazaba bamaze kumenya agaciro yatwara mu kuyikora neza, akaba aribwo bazahita bagena igihe izakorerwa bitewe n'ingengo y'imari y'akarere ku bufatanye n'umujyi wa Kigali ugenda ubafasha mu kubaka za ruhurura zitandukanye hirya no hino mu turere tugize uyu mujyi.